uyu munsi kuba ukora buri kimwe cyose kugira ngo urebe yuko urukundo rwawe rwakuryohera hamwe n'umukunzi wawe ariko bikanga, ntabwo bivuze yuko urukundo rutaryoha, wapi. Gusa uyu munsi reka nkubwize ukuri, urukundo nicyo kintu cya mbere kiryoha muri ubu buzima. Ikindi kandi sanze ukwiriye kumenya nuko niyo waba urukundo rumaze iminsi rukubihira, hari ikintu wakora uyu munsi ukaryoherwa n'urukundo, hari ikintu wakora urukundo rwawe ukaruryoshya, ndetse weho n'uwo mukundana mukahora mu munyenga w'urukundo rwose nk'abatarigeze kubabara. Uyu munsi urashaka kumenya ikintu wakora ugahora mu munyenga w'urukundo n'umukunzi wawe. Urifuza kumenya amabanga wakoresha umukunzi wawe agahora yumva yuko uri agaciro imbere ye. Iki kiganiro kigucika kuko urakimenyeramo ibintu bigeze kuri 16 ugakwiriye kuba wakurikiza ukarushaho kuryoherwa n'urukundo, cyangwa se ukarushaho kuba waryoshya urukundo rwawe n'umukunzi wawe mugahora mwibereye mu munyenga w'urukundo. Mbere yuko twinjira muri iki kiganiro neza, reka mbanze ngusabe ni wagezanga kandi ukabukunda ibiganiro nkunda kukugezaho, ube wakandareke kuri no video kugira ngo dutangirane ikiganiro cyacu turi kumwe 5 kuri 5. Ni nabyiza yuko twabanze tukakira abantu bashyashya kuri iyi channel. Umuntu mushyashya ni umuntu uba utaramara na subscribe. Niba utarakanda subscribe kuri no YouTube channel turakwakiriye, ndetse tunagusaba ko wakanda subscribe. Ikindi kandi ukibuka no gufungura inzogera, kugira ngo buri kiganiro cyose gitambutse ngaha uzajye ubasha kukibona kandi ukibonere kugengewe. Ukunda kubategurira ibiganiro ari nanjye nkunda kuyibagezaho, nitwa Rukundo Damas. Wewe witwa nde? Niba yifuza yuko nazagusuza muri video izakurikira iyi ngiyi, andika izina ryawe hasi muri comment, hanyuma nzatangira ikiganiro ndi kugusuhuza. Reka dutangire ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ikintu cya mbere ukwiriye kuba wakurikiza mu rukundo rwanyu, ikintu cya mbere ukwiriye kuba wakora hagati yawe ndetse n'umukunzi wawe, nuko ukwiriye kuba wagerageza uburyo bushoboka ubwo aribwo bwose ukaba wamwubaha. Bitewe n'ukuntu umukunze kuba muri kumwe, bitewe n'ukuntu umaze kumenyerana, hari igihe usanga uri kugenda umumenyera kurushaho, ugatangira kwibagirwa icyubahiro umugomba, cyangwa se icyubahiro ukwiriye kuba wamuhereza. Ariko niba yifuza yuko waryoherwa n'urukundo, ntabwo ari byiza yuko uyu mukunzi wawe utangira kumufata uko wishakiye, ngo umufate nk'umuntu usanzwe, utangire kujya umubwira ibintu wishakiye. Ahangaha ntabwo uzaba urimo gushaka kuba wakubaka urukundo ruzima, cyangwa se waryoherwa n'urukundo, ahubwo uzaba urimo ubiba ikintu cyo kuba wababara mu mutima wawe. Umukunzi wawe uko yaba ameze kose, igihe cyose aba yifuza kuba wahora umufata neza, umwereka urukundo kandi urukundo rw'ukuri. Umukunzi wawe iteka ryose ashimishwa n'uburyo umwitwaraho ndetse n'uburyo umwitwararikaho, uburyo umwereka yuko umuha icyubahiro kandi bimukwiriye. Ibi ngibi bituma yumva akwisanzuyeho, ndetse bikaba byatuma muryoherwa mu rukundo cyane, bitewe n'uko nawe aba arimo kugenda arushaho kubona ko uri uw'agaciro mu buzima bwe. Umukunzi wumva yuko mwaryoherwa n'urukundo, cyangwa se wumva yuko urukundo rwakuryohera muri kumwe, aba yifuza yuko wamwubaha ndetse ukanamwubahisha mu bandi. Ibi ngibi ni ibintu bisanzwe rwose, kuko ndabizi neza 80% nawe ntabwo ushobora kuba wakunda umuntu ugusuzugura. Ibyo utifuza kuba rero wakorerwa, ntukifuze kuba wabikorera undi muntu. Niba uzi neza yuko wifuza kuba waryoherwa n'urukundo, cyangwa se niba yifuza ko urukundo rwanyu rwaba urukundo rw'umunyenga, reka tujye ku cya kabiri. Iki cya kabiri niba utagikoraga ukigerageze, kuko ni ikintu cyagufasha kuba waryoherwa n'urukundo. Ikindi kandi kiguha ituze mu mutima, ukarushaho kumva umerewe neza cyane. Niba uyu mukunzi waramubonye bikaba ngombwa ko umusaba yuko mukundana, cyangwa se niba yarakubonye akagusaba yuko mukundana, ukabyemera mugakundana, mugatangirana urugendo rw'urukundo, kandi ukaba wifuza yuko mwazakomezanya mukaryoherwa n'urukundo, ukwiriye kwiga kunyurwa nuko uyu mukunzi wawe ameze. Iyi minsi abantu benshi bakundana, bamwe na bamwe bagenda batandukanywa, cyangwa se urukundo rwabo rugenda rurangira kubera yuko umwe atabashije kuba anyuzwe nuko mugenzi we ameze. Ariko ibi ngibi ni ibintu bidakwiriye rwose, kuko hari n'igihe kigera bigatuma atangira kubona mugenzi we ufite inshuti, ndetse iyo nshuti imeze neza, nawe agatangira kumva yuko uwo mushuti we nawe yagakwiriye kumera nka wa wundi, kandi ni ibintu bitashoboka. Ikindi kandi ukwiriye kumenya ko burya abantu bakunda bitandukanye. Birashoboka cyane ko icyo wakundiye umukunzi wawe atari cyo uriye nawe yaba yarakundiye umukunzi we. Wapi biba bitandukanye. Icyaba kizana nuko wagerageza kuba wanyurwa, cyangwa se washimishwa, cyangwa se wakumva unezererewe uko umukunzi wawe ameze, ukanyurwa nuko ari, kubera yuko nibyo byonyine byagufasha kuba waryoherwa n'urukundo, ndetse n'umukunzi wawe akaryoherwa, kuko iyo wamuhaye agaciro ukamukundira uko ari, nawe bimuha ituze ndetse akumva anezerewe, akumva yagumana nawe, ndetse wamunyenga w'urukundo mugatangira kugenda muvimviramo.
Reka tugende ku cya gatatu. Icya gatatu ni ikintu cyoroshye wakora rwose witurije, ndetse iki kintu kikaba cyamwereka yuko rwose umwitayeho kandi umukunda by'ukuri. Ugerageza wibuke kuba wamubwira yuko ari mwiza, ikindi kandi wibuke kuba wamubwira yuko yambaye neza. Ibi bintu ubikore atari muri rwa rwego rwo kumureshya cyangwa se kuba wamuryarya, ahubwo ubikora mu rwego rwo kugira ngo umwereke yuko aguhagije, ikindi kandi uticuza icyo wamukundiye. Turakomeje ikiganiro cyacu tugeze ku cya kane. Icya kane ni iki ngiki: uyu mukunzi wajya ugerageza umubwire utujambo tw'urukundo tumukora ku mutima. Utu tujambo kandi ugerageze kutuvuga nta soni ufite. Gerageza kumubwira yuko umukunda, byibura n'ibinanga akaburaburizo ntukabure kubimubwira byibura rimwe ku munsi. Hari abantu bamwe na bamwe batinya kuvuga ijambo ndagukunda, kandi mu by'ukuri nta muntu udashimishwa no kubwirwa ko akundwa cyangwa se no kubwirwa ijambo ndagukunda. Rero menye yuko ari byiza kuba wabimubwira akaba yava mu rujijo, ariko nanone ntabwo bivuze ko ari uguhora ubimubwira ubimutsindagira gusa, ahubwo ukwiriye no kuba wanabikora mu bikorwa akarushaho kubibona. Icya gatanu cyatuma urukundo rwanyu ururyoha kurushaho, cyangwa se icya gatanu cyatuma mubasha kuba mwaryoshya urukundo rwanyu, birakwiriye yuko ibi bintu mwabiganiraho, cyangwa se birakwiriye ko ibi bintu mwabikora. Mukwiriye kuba mwagira imishinga imwe n'imwe mufatanya kuba mwakora. Burya iyo abantu bakundana akenshi hari igihe usanga batavugana ibintu byose, ariko birakwiriye yuko hari ibintu mwagakwiriye kuba mwafatikanya nk'udushinga dutoya, mukaba mwafatikanya kuba mwadukora. Hari nk'ukuntu mushobora kwishyira mugatekereza mukavuga uti dukwiye kuba twazakorana uru rugendo, mukarutegurana, mwamara kurutegurana ndetse bikaba ngombwa yuko urwana mugani icyagiye kigera urugendo mukaba mwarujyanamo. Biranashoboka rwose ko mwanafatikanya kubaka inzu, atari bya bintu byo kuba umuntu yagenda akiherera agakora ibintu hanyuma umukunzi we akazayibona ni nka surprise. Wapi, mwagakwiye kubitegurana urugendo mukarutangirana, kuko cya gikorwa iyo mukirangije mukareba ikintu mwakoze uburyo gifite imbaraga nyinshi, ukuntu mwagikoreye hamwe, ibi bintu bituma murushaho kuryoherwa n'urukundo, mukumva nta n'ikintu n'iki na kimwe cyagakwiriye kuba cyabatandukanye. Gatandatu, birakwiye yuko mwazajya mwicara mukaganira ku kibazo kibugarije. Iki kibazo mukakiganiraho ndetse mukagishakira n'umwanzuro cyangwa se mukagishakira n'umuti. Ikindi kandi mu gihe muri kuganira, buri muntu wese akabasha kuba yakumva inama mugenzi we amuhaye, kuko izi nama nizo muzakuramo wa mwanzuro wa cya kibazo, hanyuma mukaza gusanga ikibazo mwagikemuye ndetse neza. Ibi ngibi ni bimwe mu bintu bizatuma murushaho kuryoherwa n'urukundo, mukumva ko namwe nta wundi muntu ufite urukundo rumeze nk'urwanyu. Reka tugende ku cya karindwi. Nyuma yuko mwasanze mukundana kandi mukundana urukundo rw'ukuri, birakwiriye yuko mwazajya mushaka akakanya mukaba mwahana impano. Yego nibyo birashoboka cyane yuko waba uri umukobwa cyangwa se waba uri umusore, biranashoboka ko waba uri umugabo cyangwa se uri umugore. Nta n'umwe uhejwe iyi mpano wayitegura kandi ukayihereza umukunzi wawe, ibintu bikarushaho kugenda neza. Iyo tugeze ku mpano, hari abantu benshi bahita bavuga ati ubu nabona ikintu upfunyika, nabona ibintu muhereza. Wapi, ukwiriye kumenya yuko impano ishimisha umukunzi wawe ntabwo ari impano ihenze cyane. Wapi, ni impano uko yabimeze kose ariko ifite ikintu isobanuye. Iyi mpano ishobora kuba yavuga kurenza uko wagenda ukavuga n'umunwa wawe, ndetse bitewe n'uburyo ikuvuye ku mutima ikaba yagenda igakora ibidasanzwe, umukunzi wawe akakwishimira cyane ndetse urukundo rwanyu rukaryoha cyane. Reka tugende ku cya munani. Uyu mukunzi wawe niba umukunda by'ukuri kandi nawe akaba agukunda by'ukuri, birakwiriye yuko mwazajya mufatikanya muri byose. Birashoboka cyane yuko umwe yaba ari mu makosa, ariko none ni byiza kuba mwagerageza kuba mwakosorana, umwe agakosora undi akereka undi ko yakoze ibitari bikwiriye, hanyuma nyuma yo gukosorana ndetse hakabaho no kuba mwajya mugerageza kuba mwababarirana. Ikindi kandi mu gihe mugenzi wawe ageze mu byago cyangwa se ageze mu makuba, ntago ari byiza yuko umutererana, kuko ahubwo nibwo kiragiye, nibwo aba agukeneye, nibwo gakwiriye kumuba hafi kugira ngo abone ko ari kumwe n'umukunzi umukunda by'ukuri. Ubwo rero niba mugenzi wawe ageze mu byago, menya yuko iki ngiki ari cyo gihe cyo kumuba hafi. Wapi, ntabwo ari cyo gihe cyo kuba wamutererana. Reka tugende ku cya 9. Uyu mukunzi wawe birakwiriye cyane yuko wagakwiriye kuba wagerageza guhora umwishimiye, ikindi kandi ukamwereka yuko ari uw'agaciro mu buzima bwawe. Abantu benshi biragorana kwerekana ibyo biyumvamo, ariko burya bishimisha umukunzi wawe iyo umweretse yuko ari we wa mbere mu
buzima bwawe. Ikindi kandi kumwereka yuko watomboye kuba muri kumwe ndetse ukamwereka yuko uzashimishwa nuko mwakibanira karamata. Ibi bintu biramunezeza cyane ndetse bigatuma urukundo rwanyu rurushaho kugenda aruba rwiza cyane. Icya 10 mushobora kuganira mukagera kure, mugakoranaho, yewe mugasomana, yewe mukagera ku rwego munaryamana. Ariko nimukabigire nkaho ari cyo gisobanuro cy'urukundo, kuko urukundo rusobanuye byinshi ndetse rurenze ibingibi bifatika cyangwa se ibingibi tubasha kubonesha amaso yacu. 11 mujye mugira umwanya wo guseka cyangwa se umwanya wo kwishima. Nibyo koko birakwiriye yuko mwajya mugira umwanya wo kuba mwabwirana inkuru zishekeje, mugaseka mukishima, mukabishakira umwanya mugaseka pe. Abahanga bavuga yuko byongera iminsi yo kubaho, ariko nanone birakwiriye yuko wakora utuntu dusekeje cyangwa se ukabwira umukunzi wawe utuntu dutuma agukumbura nubwo waba udahari. Utu tuntu yadutekereza agaseka. Icya 12 mujye mugira ingingo muganiraho byibura mu byumweru 2. Nyuma kandi iyi ngingo akaba ari ingingo ishobora kuba yabubaka mwembi. Ibi ndaba ngombwa mushakishe umuntu wabarusha kuba abashije kuba ayisobanukiwe kubarenza, hanyuma ayibaganirizeho. Reka tujye ku cya 13. Mujye mufata akanya cyangwa se mujye mufata igihe mugerageze kuba mwaganira ku ndoto zanyu, hanyuma buri umwe abe yanagerageza kuba yafasha mugenzi we kugera ku ndoto ze. Ibi ngibi bizatuma umurushaho kuryoherwa n'urukundo ndetse urukundo rwanyu rumere neza cyane. Reka tugende ku cya 14. Ntimugapfukirane. Mbere yuko umenya uyu mukunzi wawe, hari ibintu yarasanzwe akunda, hari inshuti n'ubundi yarasanzwe afite. Ikindi kandi ukwiriye kumenya buriya umuntu muri kamere ye, umuntu ni mugari ku buryo wowe udashobora kuba wanamuhaza. Umukunzi wawe akeneye umuntu batera ibiparu, akeneye umuntu baganira ndetse akeneye n'umuntu wamubera umuvandimwe, akeneye umuntu wo kumutera sitori mu gihe akeneye kumva ashaka kuruhuka mu mutwe. Abenshi bakunze kubita ngo nabajama. Akeneye umunyeshuri bigana cyangwa se akeneye umukozi bakorana nk'inshuti ye ya bugufi, bakwiriye kuba baganira. Ukwiriye rero kujya umureka akisanzura, kuko kuba gufite ntabwo bivuze ko yashubijwe kugeza ku rwego rw'uko atakenera undi muntu baganira. Icya 15 aricyo cya nyuma, ukwiriye kumenya neza yuko mwese muri kimwe. Nta bintu wemerewe we ashobora kuba yaba atemerewe. Ntukumve yuko hari ibintu wemerewe kuba wakora we atakakwiriye kuba yakora. Nta bintu cyangwa se ko nta makosa umugore yagakwiriye kuba yakora umugabo atakora, cyangwa se umugabo akwiriye kuba yakora umugore atakora, cyangwa se niba uri umukobwa ukumva yuko hari ibintu wewe umusore ukwiriye kuba wakora umukobwa atakora, cyangwa se umukobwa akumva ko hari ibintu yagakwiriye kuba yakora umusore atakora. Wapi, mwese muri umwe, nta mwana, nta mukozi, nta mucakara wundi, ahubwo mwese muri umwe. Bishatse kuvuga ngo rero nta muntu ukwiriye kuvuga ngo ibi ngibi birandeba biriya ntibindeba. Oya, mumenye neza yuko mwese muri bamwe. Ikiganiro cy'uno munsi reka tugisoreza ahangaha, ariko niba kino kiganiro wagikunze kandi ukumva hari icyo gihinduye ku buzima bwawe cyangwa se mu mitekerereze yawe cyangwa se mu rukundo rwawe, ubitubwire hasi muri comment. Ikindi kandi uba wareba neza niba wakanze reka kuri no video. Ikindi niba uri mushyashya ukaba wari umwe abantu bari batarakanda subscribe hano kuri YouTube channel, uyikande kandi uko gufungura inzogera kugira ngo buri kiganiro cyose gitambutse ngo ubashe kukibona kandi ukibonere ku gihe. Birashoboka cyane yuko rwose iyi video wayisangiza abagenzi bawe kugira ngo turushaho kugenda dusangira ubutumwa tuba turi kugenda tugezanya. Mwakoze cyane, Imana bamugisha. Reka mbabwire ngo reka tuze gura mu yindi video kandi ndabakunda. Niba wifuza ko nazagusuhuza muri video ikurikira, nyandikira hasi muri comment izina ryawe, ndagaruka mbikora. Ndabakunda, mwari kumwe na Rukundo Damas. Tuze gura mu yindi video.